Isengesho ryo kwegurira ububasha bw'izina rya Yezu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nyagasani Yezu ni wowe wivugiye uti dore ibimenyetso bizaranga abazaba bemeye, mu izina ryanjye bazirukana roho mbi, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, nibagira kandi icyo banywa cyica ntacyo kizabatwara, bazaramburira ibiganza ku barwayi bakire. Nshimishijwe no kukwegurira wese ngo nkoreshwe n'ububasha bw'izina ryawe, maze ngufashe mu gucungura isi. Mu izina ryawe Yezu nuzure Roho Mutagatifu, abanyabyaha bakugarukire, abarwayi bakire, roho mbi zive mu bantu, intambara n'inzangano bihoshe, imiryango yasenyutse isubirane, abapfakazi n'imfubyi bahumurizwa, babuze urubyaro barubone, abamugaye babone ubuzima bwuzuye, ababuze amizero babone urumuri rushya, abapfuye bazuke. Ndagusaba ko ububasha bwawe bugaragara mu gihe cy'ubu, maze ingoma y'Imana ikomeze yogere. Ububasha bw'izina rya Yezu, korera muri njye, vugira muri njye, genda muri njye. Nkweguriye n'ibyo ntekereza, kubera ikuzo ry'Imana n'umukiro abantu bategereje, aho rubare n'igihe kizaza. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Isengesho rishingiye ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Mariko, umutwe wa 16, umurongo wa 17 kugeza kuri 18. Mugire amahoro.